kuko mama ajya ambwira ko nanavutse n'igihe kitageze kubera umubabaro mwinshi yarebye avuga ati isigaye jyenyine agira ikibazo gikomeye yego ubwo akajya ngo yiterura akikubita hasi ngo arebe ko nawe yapfa kandi agutwite ndarimvutse birangira n'ubundi ahubwo nawe kugira ngo yandivemo cyangwa se kugira ngo apfe nawe ahubwo birangira imise mvukanurira ubwo noneho akajya amanura kuri phone nkamuhanurira Imana ukoreye ubukwe amena gasenga nkabona akora ubukwe ariko ukabona si nundi muntu atari wowe umva yibona ubukwe nyine ntabwo bakwereka umuntu Imana ikwereka igihe ushoboye kwikomereza Imana ari ibirimo reka mbikubwiye ziko nagiye gufata irembo uko adata ubukwe batanze nari maze gupfusha ubukwe 3 izina rya Yesu kandi bose bagera iwacu yewe umwe yaranafashe irembo twaranapanze n'itariki z'ubukwe mbese ibintu byose twabishyize ku murongo birapfa bigeze ku musozo birapfa mitansinya ko nta wundi nzongera gukandagiza iwacu azanisha umuzimu mu cyaro nawe ukabaje kufatira baje n'imodoka kandi hari ibintu bya danje bahaye ikaze mwebwe mukurikiranye GJC Media ngiye nitwa Uwimpuhwe Giselle banje gusuhuza abari hanze y'u Rwanda n'abari mu gihugu mo imbere tubahaye ikaze uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa banjye twatangirira ku mupapa twangira twibwira amen urakoze cyane amazina yanjye nitwa Paul Misigaro ndi umugabo ndubatse yego ni umugabo ndubatse ni madamu wanjye niyo twubakanye yego twabyaye n'umwana w'umuhungu ubu nitwa Papa Ishimwe Papa Ishimwe ubwo rero Imana ishimwe yarakoze ko byari bikomeye yego urumva utamwise koko ishimwe umva utaba wayobye mu kanya uratubwira impamvu wamwise Ishimwe madamu yitwa kugira ngo bamumenye murakoze amazina nitwishime Macre ndi umubyeyi w'umwana umwe n'umutwaro umwe turishimye cyane tubaye ikaze kuri GJC Media amen mwatangira mudusengera hanyuma kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza akoze mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ko uri umugira neza uri umutabazi ubereye maso abagutegereje bose haleluya tugushimiye ko waturinze n'aba bene da tukabarinda kugira ngo uyu munsi tuwugereho ushimwe haleluya rero witeka ndakwinginze kugira ngo mwuka wera tuyobore cyane muri uno mwanya w'iki kiganiro amajwi yose y'abadayimoni atuze humvikane ni ukuri mwuka wera akomeza agende muri twebwe mu izina rya Yesu amen amen arutubwiye ngo byari bikomeye kugira ngo umwana yitwe Ishimwe ubundi ndumva turatangirira aho ngaho ariko ni nako bimeze ubundi maze iminsi mvuga ngo niba Satani yarigeze kujya akora cyane ku mugaragaro abantu bose babireba akanakorera mu bantu akaturwanya akarwanya abantu benshi abantu bose babireba ahasigaye noneho mureke n'Imana ikure ku mugaragaro cyane n'abantu bagira ute babireba ibyo babonye ni biriya abantu byo babonye ni biriya Satani yagiye akora ku mugaragaro ariko noneho bareke n'Imana ikore ku mugaragaro yigaragaza abantu bo kuri GJC bavuga ngo amen ego watubwira rero intangiriro yanyu kugira ngo mugere mu bihe bikomeye ese byagenze gute ko hano hanze hari abantu biba biri bufashe baba bari mu buzima nk'ubwanyu ariko mwebwe murumva ko muri gushima Imana kuri uyu munsi ntabwo babura kwishima kuko n'Imana yagiye ifata ibitari biriho ikabigira ibiriho yego igaca inzira zitari ziri mu kidaturwa ikabikora neza njya nibuka uyu nguyu tujya ku bana zari inzira ndende ndibuka buri minsi ibiri ngo dukore ubukwe numvaga iyo numvise ijambo ubukwe kuri Misigaro numva ari ibintu bidashoboka ikibazo iryo zina Misigaro ni izina ry'amateka kuko ndibuka ko navutse mu minsi 3 data nawe bamushyinguye sorry navutse hashize iminsi 3 papa wanjye agize ute apfuye
byari ibintu bibabaje cyane ariko mama ajya ambwira ko nanavutse n'igihe kitageze kubera umubabaro mwinshi. wavutse mama wawe inda ya mama wari ufite igihe kingana gute kugira ngo uvuke? Nari ifite nako inda ya mama wawe yari ifite igihe kingana gute? kuvuga ngo ko nawe warujijije kweze urumva ni hatari twari urumva mu rugo iwacu ubundi turi 5 yego ariko ninjye muherereza. Ni ukuvuga ngo mu kuvuka kwanjye mama ajya ambwira ko navutse 9 ataruzura. uvukiye 8 na 8 ubwo we akimara kubona data apfuye yarikanze amakuru nyine urumva igihe tuzaganira byinshi habayeho kugira ihungabana yego ku bantu bashakanye kandi ku bantu bakundana kandi ku bantu bakiri batoya twari bakiri batoya yarebye avuga ati isigaye jyenyine agira ikibazo gikomeye yego ubwo akajya ngo yiterwa akikubita hasi ngo areko nawe yapfa kandi agutwite ndarimvutse birangira n'ubundi ahubwo nawe kugira ngo yandivemo cyangwa se kugira ngo apfe nawe ahubwo birangira imise mvuka. Amen. Wavutse mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye. Yego. Misigaro mbaho. Yego. Umugambi w'Imana. Ubwo rero ntabwo nayenzi ko misigara azaza ngo ahure na Tuyishime Makire. Byari ibintu bikomeye uko mu muryango w'iwacu mu bakobwa bahari bagiye bashaka ariko bose abarangiza bishingiye gutyo. Urumva? Yego. Uziko igihe dayimoni za mu muryango akaza umuryango akahita ashinga ibihindira aho ngaho. Bani bose bagiye bashaka bishingiye. Nta bukwe. Tuvuga no kwishingura. Nka yatera imengo ntagikwe. Ntagikwe. Buryo baba mu buzima ariko igihe kimwe Imana ikica umudayimoni umwe. Niyo umwe apfuye noneho n'izindi zitazigenda ziyica. Zipfusha. Misigara rero abakoze ubukwe. Na mushiki wanjye ejo bundi wabukoze ariko nuko dayimoni yari amaze gupfa. Yego. Yamaze gupfa n'izindi zigenda ziyica n'abandi bose bagomba gushaka barashatse aho bagomba gukora ubukwe bikagenda neza cyane. Yego. Tuyishime na Makire kugezaho barahura rero buri y'abantu bazabana kandi biri mu mugambi w'Imana aca mu nzira ndende ari we yari afite ubuhamya bukomeye nanjye afite ubuhamya bukomeye Imana yaramubwiye ati n'ubwo ubabaye ko ufite agahinda gakomeye ariko nzakugira neza nzaguha umugabo ahubwo ngo kandi mwana wanjye nzaguha umugabo ugaragara nk'utariho ukwiriye kandi nakumvise ati nzaguha umugabo ugaragara nk'utariho kandi ariho utungishije benshi. Amen. Mu by'ukuri yumva ni ibintu birebire cyane gatyo nabanza abahanuzi baba bavangiwe kabisa umugabo ugaragara nk'utariho ubwo ni iki urumva nyine n'umugabo nyine muto nyine wazahaye inkange utariho ufite amatama yahombaye urumva none umugabo ufite amatama ahombanye yego abarozi bari bananyishe nuko urumva rero umugambi w'Imana uyoba yego inzira y'Imana burya iragenda ikagira iherezo ntabwo yari itagira iherezo yego ntangira arambwira ngo mwana wanjye nubwo bimeze gutyo nzagushyingira gukora ubukwe cyangwa uko nakabona impamvu gasipari. None se mamishi yaguterese nyine gute mwahuye gute byagenze gute ndabona utuje byagenze gute kugira ngo nyine aka kanya witwa mamishimwe? Byaciye mu nzira zikomeye twahuriye ahantu turi gusenga muce za Nyamirambo. Yego. Naje gusura umuvandimwe niyumvamo kujya gusenga nyine. Wabaga? Ntabwo wabaga i Nyamirambo? Hoya. Nari naje gusura umuvandimwe uhatuye. We wabaga? Mu Ruhango iwacu mu ntara. Uva mu Ruhango uzi Nyamirambo? Urukundo. Nari naje gusura. Nyine n'Imana ibigira ngo ikore ka connection. Turahura turasengana. Tugirana ibihe byiza. Nuko tumenya nuko. Mwagiranye ibihe byiza gutyo gusa tumita mumenyana?
abantu bagirana ibihe byiza gutyo nyine gute bakahita nyine bamenyana. twarasenganye buriya ku bantu basenga bari kumva icyo ushatse kuvuga byiza barabyumva ushatse kuvuga ko njye ntasenga oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga gusa wenda nshobora kukubwira nti ibihe byiza twagiranye simbyumve si ubyumve kubera ko yaraguhanuriye oya ninjye wamuhanuriye wowe urahanura ahubwo arakureberamo buriya kabaye ndapfuye nitwara neza nitwara neza barandeberamo tuba tumenyanye ubwo turasoza ngeze hepfo uramuhanurira yego nizere ko wamuhanurira amafaranga ahubwo urimo neza njyewe amaraye zahanura mu minsi iri imbere uri kubyiyumva kabisa uhise werekwa neza kabisa icyo gihe yarashize iminsi 3 banyibye yashize iminsi itari mike banyibye ubwo noneho arambwira ngo mbonye ngo umaze iminsi uri kurira ngo ariko Imana irambwiye ngo mu minsi 3 urabona igitangaza cy'Imana amena nakiriye amadolari 100 avuye muri Amerika ari mu kwezi kwa 3 ubu uravuga ati neza waramuguriye aje mu byiciro bibiri bwa mbere aje senkana bucyaje haza indi senka ari mu kwa 3 kwa 4 kuragira kwa 6 kuragira mutarongera kubonana kwa 7 kuragira numva nari narandi nimero zane nanditseho umunyabutayu ariko nza gushaka izina namwanditseho ndaribura nuko namubuze kwa 7 kugeze ubwo ni 2021 ejo bundi vuba cyane kwa 7 kugeze umuntu ugeze kumanurira kandi mbona birimo koko Imana ikayitingirira neza bayi baranyibye mu nzu tuntu twose noneho mbona nanditseho umunyabutayi ndamuhamagara urayibonye taganira nyine nawe urabyumva akajya nsenya nkamusengera kuri phone nawe warerekwaga nawe ra cyawe ntago byarimo neza eko baratureberamo ibindi tuzaza kubiganira ku muturebere bakore subscribe vuba urumva nyine ubwo biza kurangira noneho nzibonye aho tukajya tugana tusenga nakandebera manye nkamureberamo Imana ivuze ko ukoreye ubukwe none se kurebamo bisobanuye iki nkanjye nyine utazi ijambo kurebamo nkanjye ndi umukatolike kuyo bavuga ngo kureberamo baba bavuga gute abapfumu aribo njya numva bavuga ngo babarebera bane abapfumu oya ni imvugo yigeze kuza muri ubwo buryo ariko ko bivuga ko nta kibazo ubwo nyine nuko impamvu bavuze gutya hari umuntu uri kureba ashaka kugikeka ikindi kintu bitewe nk'uko nanjye ntari kumva ikiri muri kuvuga nshaka kuvuga ati ni kwa kundi abapfumu bicara hasi bakareba kurebamo ubwo ni ukuguhanurira ubwo noneho akajya amanura kuri phone nkamuhanurira Imana ukoreye ubukwe amena gasenga nkabona akora ubukwe ariko ukabona si n'undi muntu atari wowe iyo ubona ubukwe nyine ntabwo bakwereka umuntu Imana ikwereka igihe ushoboye kwikomereza ari igita kwereka umuntu uwo ari we agiye gukinze akantu ubwo ariko njye nayo nzi kandi n'umudamu yarifitiye umubiri ukabona arabyibushye nyabona n'umuntu w'umudamu ariko ukamubwira ati ariko nubwo twahuye bimeze bite ariko ndabona ubukwe umeze nk'umudamu ariko mbise Imana imbwira yukoreye ubukwe amen uri muri umukobwa rero wakirwa ubukwe mu izina rya Yesu amen rero nanjye uzanuka yamanure singa ubwo rero kuba menye ko umukobwa nanjye ndi umusore byamaye imbaraga borono zo kwita mvuga rya jambo twagize icyo twibwira twebwe bari mu kwa 7 nyuma yaguma mu rugo ya nyuma yabaye mu kwa 8 kugeze twagenda dukora ubukwe mu kwa 9 kuko Imana ari ibirimo reka mbikubwiye ziko nagiye gufata irembo no kwa data ukwe batanze Imana siko yarangereyeyo ibi by'Imana ubundi biri ntabwo yabanje kukwerekana yerekana igize Imana yanyerekanye wagiye pa rimwe none se wabwiye wanyungu iki ko nyine arabwa ati mfite umugeni mfite ubukwe mbo bitewe n'ibikomere nahuye nabyo byatumye mfata umwanzuro uvuga ko ntazongera kugira umusore njyana iwacu ataravuga ijambo nyine ngo njyanye ibwirira ijambo numve rifite imbaraga rirakunyuze abantu umusore wazaga ambwira ndagukunda iki mva nta gahunda ifatika afite ntabwo nirwaga mujyana iwacu wari warajyanye iwanyu benshi ariko ko nari maze gupfusha ubukwe 3 izina rya Yesu kandi bose bagera iwacu
yewe umwe yaranafashe irembo twaranapanze n'itariki z'ubukwe mbese ibintu byose twabishyize ku murongo birapfa bigeze ku musozo birapfa mpita nsinya ko nta wundi nzongera gukandagiza iwacu tutarabipanga byose ngo tubyuzuze. Ubwo rero uyu twajyanye iwacu numvise afite gahunda nkajya mbwira mu rugo nyamara buriya mfite ubukwe bagaseka papa ariko noneho ndapfushije karabaye rwose ye bakuroze ryari ko nakubyaye uri muzima ubundi ko wampunze yakwitaje nyamara papa mfite ubukwe ngo so umuntu ntazi ubwo ufite ubukwe gute tirahira ko atari nka babandi ntoya nyamara afite gahunda bakanseka. Ubwo rero bagiye kubona babona narababwiye ni utariki niyi mwitegure bazaza afata irembo ati umuntu tutanazi mwebwe mwitegure muzamubona. Nubwo buryo rero byagenze ajya mu rugo batari bamuzi cyamamara arimanukira numva naragiye ngiye nateguye abantu bari bujye kumfatira irembo ariko wowe ntabwo wari wemerewe kuhagera. Diamond yansuzuguye umunsi ni wagiye impeta oya ntacyo ko yese arahari noneho rero ndamanuka none ngiye kugenda babanze bandebe bamenye hanyuma abandi nabo bari mu nzira izinduka kare ndabanza ndabiyereka baramenya mageze sanga Imana yarandambagije ntabizi. Ubwo data bukwe akinkubita ijisho ngo nimuze mure dore niwe najyaga ndota mu nzozi. Amen. Tuyishime Makire wanjye yashakanye umugabo umeze gutya wambaye uko nguku uberwa muri ubu buryo ati nari nabibonye ko na papa wawe yarerekwa yararotaga we yararotaga ntabwo yerekwa. hari igihe Imana gucishamo ibintu yewe ni gucishamo ibintu kugira ngo umunsi wabibonye bitazagutunga. Rega amazi avuga ati najyaga ndota n'ubundi yashakanye n'umugabo w'urubavu ruto tumeze gutya na gutya ati nuko abaranteruye da umwana uzabashyizeho ngo batumve ko witeka vuze nuzi ubwo waba mu cyaro Imana yari ibirimo ako kangiye kumva numva babandi nabo barashe urasohotse nari nakatishije imodoka Nyabugogo ugiye kubona mbona n'ababandi nabo baje mu modoka yabo bakodesheje bageze muri gare ngo babaye imodoka ya 8 bahita bakusanya amafaranga bari gutegesha kwa Steri ahubwo bahita bakodesha kandi kamodoka bazanisha umuzimu mu cyaro nayo kabaje kufatira baje n'imodoka kandi hari ibintu bya danje burya baba burya wa mugabo arakaze nanjye nasohotse nemye guko wasohotse bimeze bite ko ari ukurungukira baba uko bimeze ati nishe umuzimu umugabo wanjye yazanye n'imodoka haje gufata irembo n'imodoka ati mu bukaza heze bite ati mwana kwa kana karana ko haje benzi Paris nasohokaga nkumva urabyibuye. Amena reka nkubwire Imana izi uburyo bwinshi ikoreshamo kugira ngo abantu bayo babeho. Buriya nshobora kuza kugira uburyo twakoze ubukwe igihe cy'ubukwe kigeze mbona ko nta bushobozi uyu nguyu rero mujyari nta matora mfite nta ribi nta gitanda afite ese wakigira nta matera none se mwakoze ubukwe nta kintu kimufite ntinya kwipfira ubu nayifite iki wase wararaga he mbere yo kukuru ubukwe ari incumbitse wowe wapanze ubukwe utazana uzajyana umugore ye nabaga nawe ntiyarazi naho mba yumva ngo mba Kimisagara gusa. None se mwateretanaga ntago mwahuraga vuga uti yaramamagaye hahuraga gute twahuraga twahuye Nyabugogo icyo gihe tugiye kwa pasiteri twongera gura tugiye kwandikisha igikumwe twongera gura tugiye kwipimisha sida twongera guhura icyo gihe tugiye sida twari tugiye harya nimba nabwo tugiye kwa n'umushumba mwahuye inshuro zibaze mwavuganaga kuri telefone gusa so mwakundanaga nk'aba diaspora byari ibintu bikomeye cyane ariko umugambi w'Imana wa mugabo yarabiririmbye umugambi w'Imana nuko ndibuka ko bigeze kujya kwandiki tujya kudekarara ku irembo ibyangombwa by'uko turi ingaragu
ngiye kubidekarara neza mbura n'amafaranga yo kwishyura abwo barangahe icyo gihe hariya si yari icyabiri n'ibyo yari icyabiri yari icyabiri 1,200 burakibura kandi ugufite ubukwe uyu nguyu usanga yari afite kuri fone arayagusunikira ahita yishyura yose amaze 2,400 maze kwishyura ikintu nahise nk'undi ati noneho twicane turebe ukuntu tunywa amata nuko dutandukane ahita atega ari uri ku ikofi none urumva wabigenza abakobwa rero namwe mujye mumenya kugurira abagabo banyu mugiye kubana ibyo bintu birakora rero ntabwo byari byoroshye icyambere ni urukundo Eric niwe wirirwa gusohora amafaranga ariko ubu ngubu ugiye kubihagurukira ry'abafera koko reka nkubwire Imana rero iyi Mana niyo yabigenje gutyo kugeza ubwo napanze gukodesha inzu ariko ntegereje amafaranga mu ntwererano bazantwerera uguta abantu banze kuntwerera kuko nabatumiye nkoresheje umunwa tekereza uko bwakozwe nta invitation ubu numiye nkamutumira kuri phone abana ifite ubukwe mwana ko tuzi ko asariye mu butayu ubu ntubeshye nanjye ntago mbeshya afite ubukwe abantu banwerera Imana ibaho umugisha harimo abanyumva n'abambona Imana ibaho umugisha njye nkunda kubivuga kenshi kuko harimo abantu banze kwikora bazi ko mbeshya harimo n'ababikoze shinga urubuga kuri WhatsApp umuntu wese ama amafaranga Imana imuha umugisha nk'umusabira amafaranga nabonyemo icyo gihe yari make ariko ndibuka ko saa 4 z'ijoro zageze ntabona n'inzu yo kubamo kandi ufite ubukwe mu minsi 2 kandi mu gitondo wowe wumvaga none si imyenda y'ubukwe ibiki iyo ngiyo nari namaze kubishaka byo mwari mwabonye amafaranga yabyo ariko nabwo ari ku nkunga y'umuntu nyine uraho Imana imuha umugisha nawe noneho rero ngira umuntu urumva nawe icyo gihe yaguha amafaranga njyewe niyo nza kuyabona nari kuyitangira gutya nkahita ngenda nkahita shaka inzu ibyo imyenda bashaka twazasizana twambaye ibisanzwe ntayo ko n'umwe twapanze ko ubukwe buzabera mu rugo bakaza bakaduhesha umugisha twambika impeta pasiteri akagenda akanywa ji ya betarave byose byanditswe ku rupapuro nabiteguye ji ya betarave niba n'inanasi none n'agasukari ubundi bakaduhesha umugisha ko hari muri corona noneho gahunda no kugira ute pasiteri akagenda ngasigana umugeni wanjye nta dote nta gusaba no gukwa sinabitekerezaga ariko Imana ifite inzira icishamo byose bikaza kuhita biba ariko bitunguranye sinzi uko Imana yabigenje ariko byarabaye baragusaba baragukwa batanga inkwano yaratanzwe ibintu byose ariko mbere wumvaga ko wisangiye umugabo tu cyane rwose izirembo narifashe n'inkwano nkayemera nkaba nayitanze ufite umutima ukomeye wiyumvaga gute mu byiciro 2 narikopesheje mbese baragukobye wose yewe ntabwo nikopesheje umugore gusa n'abajya batwumva neza si n'umugore gusa nikopesheje n'inzu mbamo narikopesheje noneho bugiye gucya mana we ndibuka saa 3 z'ijoro amasaha arenze nibwo madamu ahamagara ambwira ariko arabizi ko namanutse ndi Nyamirambo kwa mukuru wanjye ngewe ndashaka kuza gusasa inzu yabonetse ntireka ntiraboneka harasasa se ufite matera wari ugiye gusasa urumva twari twapanze hari akamatera k'agasepure yari yaguze niko ari kuza ubu noneho ariko noneho n'inzu ugasasa mirabura ubwo nza kubwira madamu yabujyane rero ngize amahirwe umugabo hari inzu nari narateganyije arambwira nyir'inzu ndabujyana inzu ntuyitange nzayijyamo kandi ngomba kuyikoramo mariage noneho mbonye mbuza amafaranga nakomeza avuga ngo nyine nasibye byarangiye umubyeyi witwa Mamiranza ahantu ari ku Gisenyi Imana imuhereza umugisha ubwo abaramagambye ati imisigaro ntibiti ati nta wakora Imana ngo ikore iki amaboko uyizeye ko Imana iri bukore ubukwe cyangwa njye ndabona byanze ko sinzi uko biri bugenda hanyuma ati rero mu bushobozi mfite reka nkoreza amafaranga make mfite 35,000 bitangira wa nyir'inzu aho yanimva rero rwose mfasha iriya nzu uyimpaye iyo nzu mwayikodesha kangahe ku kwezi 30,000 nyine nari ku 30,000 by'amezi 2 nkahita nyijyamo ariko noneho ubwo amahirwe arambye ati mbona amafaranga ufite 13,000 hanyuma
hari akarange kari mu rugo mwite nkoreza umuntu akagusigiremo, ubwo ni nijoro ahita abikora gutyo. Ambwira ati nubwo mwatsa ngo 13 ni nko kwishyura umuntu nanone ugiye gusigiramo ako karange mfite, none mu gitondo ndabizura yijyamo birakunda, kandi uko biri kose urihangana. Hanyuma bahise bagasigamo muri iryo joro, bamaze kugasigamo, ariko tuvuganye ko nyuma y'ubukwe ndibuze kumuha amafaranga, nabo byari ndabiza abantu bataranywera bari buze kunywerera, nyuma yaho ndaba mfite amafaranga ndahita nyagura mu gitondo. Nijoro n'ubundi bamaze gusigamo karange bahise banakoropa, madamu numva araje n'akamoto pipi n'undi muntu umwerekeje baraje, bashyira igikapu aho ngaho na ya matora bahita bakarambura aho ngaho mu kumba karakumba nasaba nyina bakazo. Ubwo nuko umva ntiyarazi na Kimisagara ntiyarahaza, yumva ngo Kimisagara gusa yabaye nko muyobora ati ngwino gutya baraza. Bw'amahirwe yayihagurukiye kwa mukuru we, mukuru w'umugabo we ni umumotari, twaravuganye ndababyana si Kimisagara urahaza umumotari, ni yego banzanira hana mbona barahasanze naharana mu mikoki mu mihana n'ukuntu bana baramanutse hano baje bangezeho. Bw'amahirwe cyaraka kukubwira Imana nabonye mu gitondo ubukwe burabaye. Ubukwe ariko butari gusaba no gukwa, urumva twakoze ibishoboka, akoze ibishoboka, urumva akoze ibishoboka, hanyuma bidashoboka tubyute turabireka. Ibyo byose byari byateganyijwe, ariko uburyo byabayemo ntabwo ari ibintu byeruye, kuko hari ibikoresho bimwe budafite babiri bukoreshwe, byabaye mu buryo byabayemo byabereye mu nzu, ariko nyine ibikoresho nyine byari byabuze kubera ubushobozi. Nyine twinda kubigaragaza cyane, bati nabigaragaza hano bakaguseka, mbabana uburyo abantu nyine baganira nuko. Ako mu murenge mwari mwaragiye byose bye byarakozwe, byarakozwe byose. Hanyuma umurenge ahubwo byose byakorewe rimwe, ubyumvise. Hanyuma birakorwa, nawe itegeze uko bwarangiye 3 z'ijoro, ariko byose bigira ute birakorwa. Turataha, urumva, turataha turagenda. Ugeze mu rugo haba rugamba rukomeye. Ageze mu rugo mbona abantu barariye, sinzi aho ibyo kurya byavuye, mbona abantu barariye, sinzi ni mugambi w'Imana, Imana yabyikoreye. Kuko kubwaye navuga Imana igira inzira zirenga igihombo, nika n'ubushera baraza kugira uteko bumwe. Bizofata sinzi aho wagiye kubona ukabona ibintu biri kuza, ibintu biri kubasi byiza, kuko ku rusenge baravuze ati ntabwo twabasezeranyiriza mu rugo ukabonye bidashoboka. Wasenze Imana ni yego mushumba, none reka twohereze imodoka, urumva. Abonye imodoka ziza, mbona ubukwe burabaye. Tugeze mu rugo mbona abantu barariye, ariko naho twari twariye n'ubundi badurekeje, mbona barariye baradutwikurura. Ibyo ngibyo bimaze kuba, sigasenga mu mutima navuga ni Imana, noneho aba bantu bamvanira ahangaha bagende mu ngo zabo. Nuko sigaye ngana na madamu nibaze, ariko haciyemo nk'ikimwe naramenya ko nashatse, kuko numva ko bidashoboka. haciye kimwe utaramenya ko washatse kandi ufite umugore mu nzu. Ko nawe n'ugamba Nyirinzu mukwepa ute? Nibyagiye Nyirinzu byo yabanyihanganiye, kuko waramufeze n'ubundi nyuma y'ubukwe nibwo ndi buyamuhe, urumva. Ubwo rero n'ubundi ikimwe cyashize mu minsi igera muri 3 hafi ne gutyo yashize, n'ubundi narakora kuri bya bindi. Urumva ni urugamba rurerure cyane, ariko birabyo tuzabiganiraho, ko byakozwe n'umwana w'umuntu arantekenika, ubwo rugamba nza kurusimbuka. Ariko ibya Nyirinzu byo ni ibindi aje guca mu kwezi, yego urayamuha, naramuha y'amafaranga, ariko akajya komanga, yakomanga nkabwira ko nta mafaranga afite, ariko Imana ikongera ikamutembereza, yagaruka noneho yakomanga ndimo nkanga gufungwa, none arampitana. Igihe kimwe geze kuza, hari ku kimwe twari twagiye gusenga, uyu nguyu yari yaranasamye, noneho ubwo twagiye gusenga, ubwo turaza
tugeze mu rugo turaryama yarameze nabi icyo gihe uyu nguyu n'inzara imeze nabi yatujegeje inzara nivuga inzara icyo gihe ubugari bwagendaga bwaguraga 300 400 nawe ubugeze ku gihombi tugeze abantu ari abageni bakarya ubugari butagira imboga nabwo mu ifu y'imyumbati mu myumbati twari twasheshe yari yaje mu bisingiranwa icyo gihe inzara yari yavuye iwanyu abageni itujegeza na madame afite yarasamye urugamba birancana noneho ikintu cyaje gukurikiraho rero icyo gihe mu gihe turi kuzenguruka mu nzu byaducanze n'inzara nibwo njye n'inzu yaje ajegeza urugi ati bamaze iminsi bankwepa twumva bimarabwira abantu bari hanze maze iminsi bankwepa ariko menya amakuru ko noneho bari mu nzu hashize iminota irenga 10 yose ajegeza urugi ndabwanire madame yanjye atemera usohoke nta kundi ndasohoka yarwaye murari do gato yamengeza hanze mbona huzuye abantu abantu koko bavuye no kumbi yagendaga duteza n'abantu nyine twarunaka gutya na gutya barambeshye none igihe ibyo ugakodesha rero kwa nyirinzu nawe wahatari utihangana nuko twari tumeze ubwo narafunguye nyifunguye yamfashe guketa njugunya hanze namaze kunjugunya hanze urugamba rwari urugamba icyaje gukurikiraho madame yarasohotse ajya hanze cyakoze abantu icyo gihe byaranakaze kuko icyo gihe ari n'umunyamakuru utuye hirya nabwo yaraje ahitaza gufata ibyo bintu ndabyibuka icyo gihe madame ahagarara hanze biramucanga ariko kubera ko buri wavuganye n'Imana uhura n'ibyagezo byinshi urugamba rukomeye cyane kugira ngo uzabone uko uyivuga neza shaka gushimira umuntu wese wagize ikintu akora kuri Imana imuha umugisha nagiye bivuga kenshi Imana imuha umugisha kuko ijambo ry'Imana avanga uburya uko dusaba umugisha umuntu umugisha arawuhabwa kandi nabyo birakwiye umugisha ugere ku muntu icyo gihe wamfashije ka amafaranga kugira ngo nishyure ubukode nari ndimo ndetse na nyirinzu icyo gihe nimuka mu nzu ye nta deni murimo franga nyamuhaye mbona Imana mbona uko kw'Imana gutyo ni ibintu birebire cyane yenda turakomeza ariko hanyuma muri Mamishimwe muri ibyo bihe urabizi abagore ari abagore bihangana ariko turanagushimye ko babashe kwihanganira musaza wacu byagenze gute nyine wiyumva gute se wumvaga warugumamo wumvaga wagenda wumvaga bimeze bite bitewe n'ukuntu nari naravuganye n'Imana iyo wibetseho nzayimana Imana iguha n'umutima wo kwihangana iyo umaze kwihangana uhita utekereza kuri ya nzayimana nimba yarakubwiye ngo nzakugirira neza nzagutabara kandi buriya Imana iza ku munota wawe hahandi abana b'abantu babonye ko ugiye guseba babonye ko bagiye kukwicaraho bakakuvuga bakagutaramiraho hahandi niho Imana ihaguruka ikivuga nari mbizi neza ko nubwo turi mu bibazo n'intambara ariko hari igihe bizarangira nta kigeragezo kitashira kuko ntago ari karande ku muntu njye rero nari naricaranye nzayimana mbizi neza ko bitinde bitebuke ariko Imana izatugirira neza yarahabaye njye mu mutima wanjye numvaga ntacyo bimbwiye yego nubwo twari mu bibazo ariko nari mbizi neza ko igihe kizagera Imana ikatugirira neza njye ntabwo nabitinzeho cyane kubera ko hari icyo nari naravuganye n'Imana wabonye Imana narayibonye Imana narayibonye yaranyiyeretse ni iki tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko urumva ni ibintu birebire muri comment baraza kutubwira niba bashaka ko mutubwira birambuye byinshi bitandukanye ni iki kintu wabwira abana b'abakobwa bateganya kubaka aka kanya abari mu bibazo nk'ibyo mwari murimo ni iki nyine wababwira nk'umumama experience kakanya ufite umwana w'amezi 10 urashima Imana nabonye ari umusore mwiza cyane ni iki kintu wabwira abantu bagukurikiye
ikintu nabwira abakobwa cyangwa abamama muri rusange bari muri bibazo nk'ibyo ngibyo. yego cya mbere ni ukwihangana. Yego. ukihangana nta na kimwe urebeyeho. utarebeye ngo afite iki, utarebeye ngo bimeze uku, utarebeye ngo hari uku ngo mfite ngo ukizera ukihangana. kuko nawe ibibazo arimo umutware wawe ntabwo ari we wabyihamagariye, kandi kuba birimo nta ruhara bifitemo. wenda n'ubuzima bwanjye ubukene si ingeso, igihe kizagera abuvemo. ikintu nababwira ni ugukundana nta kintu barebeyeho, bakihanganirana ntacyo ushingiyeho. ibyo nabonye ko igihe kigera bikagira icyo bimara. yego nibwo muri mu bibazo ariko bizashira. Yego. ihangane, kwihangana bitera kunesha. Bamama, bakobwa, rubyiruko turi kureba turabe twumva urukundo, kwizera, kwihangana kuko ubukene si ingeso. njye niko nkuyemo. abakobwa bajya banga abagabo ngo nuko ari abakene, gukena si ingeso ejo azakira. inshuti zanjye ubu barahera kuri 0. ntabwo ahera ku 10 ngo azamuke. ahera kuri 0, 1, 2 akazamuka akagera aho agera. nimba ntacyo afite wowe wenda ushobora kuba ugifite, mufashe murebe ko mwazamuka. nawe niba ntacyo ufite ibintu nibishakwa. buriya abagiye inama Imana irabasanga, kandi ahari urukundo ntekereza ko nta kihabura, kuko mujya inama mukumvikana mugahuza cyane. Niki wabwira abapapa bakureba, abasore bari bari mu buzima nk'ubwo wari urimo, ucumbitse ugakora ubukwe utazi ukuntu gahunda zimeze, ukabona Imana ariko reka mbwire n'abasore ahanini usanga abasore ejo twari turi kumwe ejo arambwira ariko njye numva nashobora gushakira mu buzima nk'ubwo wari urimo wowe, cyangwa se ubwo ndimo uyu munsi. ndacyari umusore mutoya, ngomba gutegereza maze nkashaka n'umukobwa ufite amafaranga, ufite ubushobozi buri kimwe. uwo mungu nakubwiraga gutyo ngo nagashaka gukora, arumva ashaka umukobwa ufite akantu, ufite amafaranga. atipe b'Ikigali n'abaratwika agashaka umukobwa ufite amafaranga. abakobwa bari kutwumva rero bakeneye kugira amafaranga menshi, bakeneye kugira amafaranga menshi kugira ngo babone abagabo. ariko si byo duhaye agaciro cyane cyangwa se mbere, ahubwo ushaka kubwira ngo wowe ushobora no kuyategereza ukazanya n'ubundi ntayibonye. ahubwo wowe banza umenye neza ko ni Imana yubaka, ntabwo ari wowe. nta nubwo ari n'amafaranga yubaka, ko hari abayafite ariko bayaburiyemo amahoro. ufite n'ibibazo byinshi kandi amafaranga bayafite, ni ikibazo. wowe waha Imana, usenga Imana, ujye guca bugufiya, ugire kwera imbuto zikwira bihannye, wahe n'Imana yawe neza. nzi ko ibyo byose irabitegeka. ari ayo mafaranga, ari umugore mwiza, ni Imana imutanga. amafaranga ni Imana iyatanga. nanone inama ngira abagabo bubatse ingo, hari igihe umugabo avuga uti umugore wanjye yarananiye, afite ibibazo ibi n'ibi, cy'ingenzi ni ugushaka undi mugore. ushaka undi mugore ngo ni ukubera ko umugore akunaniye, ubona ko atari guhinduka. niba ubona atari guhinduka, musengere, hanyuma wemere ubane nawe gutyo, hanyuma unamusengera. niko bimeze. kuko umuti ku mugore ntabwo umuti ari ugusiga umugabo ngo aragiye ngo nuko ngo ari umusinzi. umugabo wawe nimba ari umusinzi, musengere. Imana imuha amafaranga yo kunywera inzoga, bizajya imuha nawe kugira ute gutunga urugo. kandi Imana yemeye ko aca muri ubwo buzima byose yari ibizi. ejo izamuhindura akizwe, ariko azakizwa bitewe nuko nawe yagize ute, yakubonye imbuto nziza zikwira bihannye. avuga ati umugore wanjye kuba mukubita urushyi nanyishyure, arakijijwe. nyine kuzajya kuvomera ahantu nawe yavomye. kuba muvuma ntasubize, kuba mukubita ntasubize, ntajye no kundega mu buyobozi ngo bamfunge, arakijijwe. nyine kuzajya kuvomera ahantu nawe yavomeye, ntabwo izo mbaraga. rero birababaje kuba umugabo wari uzi neza ko afite ikibazo cyo kuba atameze neza, nawe ugakomeza kuba wumva ugize utameze neza, ukagaragaza. niba ugaragaza ububi nawe ukagaragaza ububi, azakizwa gute? ugomba kumubera urugero rwiza, ugomba kumwerera imbuto. rero kubana no kwihanganirana byari byinshi byari gutuma uyu nguyu yansiga turi n'abageni.
ko nimba aje gushaka umugabo ukabura n'ubundi bya bindi umugabo akora n'ibikozwe nimba byari hatari. mboneraho gushimira abamishimwe ko yarihanganye nanabwira urubyiruko ruduteze amatwi abari mu ngo kuvuga ngo umuntu w'umusore aricara akavuga ngo nzashaka umugabo ufite amafaranga. Ndabagaye abasore batekereza gutyo, mbona no kubashimira ku kiganiro cyiza muduhaye. Ndizera ko hari benshi bari bukuremo byinshi bitandukanye. Muri comment baraza kutubwira hari ibibazo bifuza kubabaza, hari byinshi tukaba twabagarura mukatuganiriza byinshi birushijeho. Rega reka nkubwire wenda dusoza twebwe uko tumeze uko amateka azahinduka. Noneho ubu turimo turavuga Imana dufite ibihamya bike, ariko hari ibindi bihamya bigiye kuza. Iyo tuvuga ubuhamya dufite n'ibihamya bifatika. Imana iracyagendere mu bundi buhamya kandi irema n'ibindi bihamya. Murava mu bwiza mujya mu bundi. Urakoze cyane. None wari noza mbwira ati ndabona uri b'inzobe. Wanabyibushye urabona ibintu biri kuza. Aba uretse shaha ngaho mbanyaga hombanuka. Uwo muceri nanjye nkajya nkukubitamo bikagenda neza. Ubona madamu nawe nuko. Hase yambara ibitenge bikaberwa. Yana n'umama ushitse. Akoze kuza kuri JJC Media. Wiko kora subscribe, share and comment. Bye. Bye.